ifungira ngo bimaze imyaka, iby'imifatankuba cyangwa imirindankuba bimaze imyaka, yego, ibyo kugira abarepresenta bafite diplome bimaze imyaka, baduhaye n'igihe, baduhaye imyaka 5 ngo tube twabikoze. Ubwo abafungiwe bishingiye kuri ibyo twari dusanzwe tuzi, nabibara nk'uburangare cyangwa icyo bita negligence, kutita ku bintu, mbese ibintu ukabifata amanenero. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Inshuti bavandimwe mukomeje gukurikira Karungu TV, ndagira ngo nawe wakomeje gukurikira Karungu TV dukomeze ku kibazo kigendanye n'ifungwa ry'insengero cyangwa si aho zidafungwa. Ni byiza kandi ni by'igiciro yuko abantu bakomeza gukurikirana Karungu TV. Imana ni nziza kandi ibihe byose, ariko bakristo bategereje kugaruka kwa Yesu, basilamu n'abandi mwese mushishoze, nawe ibaze aho insengero ubundi zituzuza ibyo zisabwa na leta cyangwa se amabwiriza ya leta. Dutura buri dimanche, dutura buri sabato, dutura ndetse na buri wa gatanu ku munsi w'ijuma. Ndumva rero biba ari ikibazo. Hari igihe twaba dutekereza ko turugana mu ijuru kandi turashaka kuja mu ijuru. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nkibaza niba twebwe iyo tuvugururwa iwacu mu Birundo, murasoma mu kabiri k'ingoma, batubwira yuko Abisirayeli ngo bararunda ngo ndetse babura aho bayakwiza. Nkibaza ni mbese gute niba urusengero rufite miliyoni 40 ni target, gute abantu babura ibyo bikoresho byo kubakaho, bakongera gusaba bizera ngo bongere bitange kandi banatura buri munsi? Bavandimwe, abafunga insengero mwarakoze, kandi Imana iturinde abashumba bakorera ibihembo. Nahoze nkurikirana ibiganiro bya Rutayisire n'umuyobozi, ndetse bavuga ko ari n'ikibazo gufunga insengero, ariko mwumvire ubutegetsi, kuko ibyo bababwira ni ukuri. Insengero nizisora, leta yubaka kaburimbo, leta yubaka imihanda, nimushire ibintu ku murongo. Kandi Yesu na se wamugisha, nimugubwe neza, twige Bibiliya. Umushakazi w'Imana Ellen White yanditse mu gitabo kimwe, arandika ngo neretswe insengero z'Abadiventiste zivanwa umwuka w'Imana. Biramubabaza. Mwihane, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisoye, kandi babwiriza butumwa kambabwire ngo nimutavuga n'amabuye azavuga. Kandi nimwihane, mubwirize ukuri kwa Bibiliya, mureke gushira abantu mu nsengero zitari zabaho. Abantu basengeraga kutununga, ba Samweli bagasengera ishiro, he kugira ngo uwumura. Nimugume ku Mana, kuko na Yesu nigeze ava mu rusengero, yagumye mu rusengero. Ariko mwubahe Uwiteka, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu cyaha niko kujijuka. Twifashishije igitabo cyitwa urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5, iravuze ati mwebwe ubwanyu murarindwe, bati mugira imbuto za mwuka, ni ukwizera, kwirinda, kumenya, byose mubishyire mu murongo, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse azaduhana ikamba ry'ubugingo. Mu izina rya Yesu, amen.